umuntu niyo nyamaswa mu zibaho zose ifite ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, kugereranya no kugira iteganyamigambi. Mu mibereho yayo irangwa no guhindagurika, ariko ifite urugero ihindagurikiraho. Hari impamvu abantu bavuga ngo runaka ameze atya cyangwa byaje kurangira abaye atya. Uramutse uri nko muri bisi ukabona nk'umugore w'imyaka 65 yambaye kuteri mu matwi arimo kugenda azunguza umutwe anaririmba indirimbo iri mu njyana ya hip hop, akanakora ibimenyetso by'umubiri nk'ibyaba baririmbyi, wabibona nk'ibintu bisanzwe? Cyangwa ukamusanga mu kabyiniro gahurirwamo n'abantu bakiri bato bakanabyina indirimbo zigezweho, zimwe zisaba kubyina ukoresheje imbaraga nyinshi z'umubiri, ukabona nawe arimo kubyinana nabo, wabibona nk'ibisanzwe? Ariko ndibaza ko uramutse ubonye nk'umukecuru w'imyaka 70 utuye mu mujyi wa New York yaje gutemberera hano iwacu mu Rwanda, ukabona yambaye twa tujipo tugaragaza mu ntege tumwe twambarwa n'abakobwa bakibyiruka, ndibaza ko wabona ko ntacyo bitwaye aho kugira ngo byambarwe n'umukecuru w'umunyarwandakazi. Uramutse ubonye nka papa wawe yashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga igaragaza igituza cye, wabibona ute? Ubundi akajya yambara ipantaro yayiregeje cyane, bimwe bita pocket down, afite bya bishushanyo ku maboko bita tattoos cyangwa tatouage, akanambara amaherena, wabibona ute? Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ni ibintu bisanzwe cyane kubona nk'umudamu utangiye gukecura ari muri concert abyinana n'abana bato ubona byaye, kandi akabikora yishimye, n'abamurora bakabona ntacyo bitwaye. Umugore ufite abana barangije amashuri yisumbuye ariyo secondaire aramutse yifashe nka za video abakobwa bakiri bato bakunda kwifata birebeshejeho telefone bita Snapchat videos, arimo kuririmba indirimbo y'umuhanzikazi Shiba, yarangiza akayishyira kuri status ya WhatsApp no kuri Instagram, umenya wenda bitagaragara nabi cyane aramutse ari umuntu wakuriye mu mujyi. None se papa wawe aramutse akundana n'umwe mu bakobwa mwigana, cyangwa mama wawe afite nk'igitekerezo cyo gukundana n'umwe mu basore b'abajama bawe? Ibi bintu byose tumaze kuvuga ni imyitwarire igirwa n'abantu bakuru bo mu nce zose zitandukanye zo ku isi, aho muri buri bwoko dusangamo abantu biba bivuga ko bafite imyitwarire itajyanye n'imyaka yabo. Ugasanga nk'umuntu wakabaye yitwa nka papa wawe akunze kugendana n'insoresore abyaye, agatera urwenya nabo kandi ukabona byishimiye rwose, bagasangira ukanabona ariho umunezero w'ushingiye, ku buryo ubona adashaka kwikoza abantu bari mu myaka ye. Mama wawe ukabona inshuti ze ari abakobwa ruta cyane, kandi ukabona abasha no kumvikana nabo nk'aho bangana rwose, kuko nabo n'ubundi baba babona ahuza nabo, atababangamira kuko baba bumva ibintu kimwe, bakareba filime zimwe, bakambara kimwe, bakagira imvugo imwe. Hakaba n'igihe usanga n'abasore batereta abakobwa bakiri bato harimo na bamwe muri bo bagirana ubucuti bwihariye n'uyu mubyeyi w'umumama, bakaba banakundana rwose nk'uko umuhungu akundana n'umukobwa. Hakaba n'igihe usanga n'ibitekerezo by'uyu mumama byarahindutse nk'iby'abakobwa bakiri bato. Ibi rero tubibona henshi, hamwe bikitwa ikibazo bitewe n'imyumvire y'ubireba n'aho abirebeye, kuko hari abo bibangamira abandi bakabibona nk'ibisanzwe. Mu mvugo ijyanye n'iyigamitekerereze ya muntu babyita regression behaviors cyangwa retour d'âge. Mu kiganiro ubumenyi muntu cy'uyu munsi tugiye kubagaragariza impamvu zashyizwe hanze n'abashakashatsi zitera imyitwarire. Karibu mu kiganiro ubumenyi muntu, ngiye urimo kukibagezaho ndi Kayishung Etienne. Sigmund Freud ni umuhanga w'ikirangirire watanze umusanzu mugari mu ishami ry'iyigamitekerereze ya muntu. Niwe wahimbye amahame yifashishwa mu gushaka imvano y'ibibazo bijyanye n'imyitwarire idahwitse umuntu ashobora kugira, ndetse n'indwara zo mu mutwe ashobora kugaragaza. Aya mahame akubiye mu cyitwa psychoanalysis. Mu gihe cy'imyaka 83 yamaze ku isi, imyinshi muri yo yayimaze yiga ku mpamvu zitera umubabaro mu bantu n'amakimbirane hagati yabo. Aya makimbirane aturuka ku myitwarire yose abantu bagira, noneho imyitwarire nayo igaterwa n'ibintu umuntu yagiye acamo kuva kivuka. Ubusanzwe imyitwarire umuntu uwo ari we wese yagira, ubwoko bwose yaba aturukamo, yaba umuzungu, umwarabu, umwirabura, umushinwa n'undi uwo ari we wese, aturuka ku bintu bitatu. Icya mbere ni imyumvire ye, uko atekereza cyangwa uko abona ibintu runaka. Iya kabiri ni ahantu yakuriye, umuco n'uko abantu baho hantu bateye n'imyemerere yabo. Iya gatatu ni umubiri we. Imikorere y'umubiri we ishobora gutuma agira imyitwarire runaka. Mu magambo ahinnye yo mu rurimi rw'icyongereza bayita biosocial psychological causes. Gusa muri izi mpamvu uko ari eshatu zitera umuntu kugira imyitwarire runaka, impamvu zitwa psychological causes arizo zituruka ku mitekerereze ya muntu, nizo zigira uruhare runini cyane mu myitwarire ye yose. Ikibitera nuko impamvu wagira ku giti cye arizo zigira uruhare runini mu myitwarire ye kurusha impamvu zaturuka ku bandi.
Umuhanga Sigmund Freud rero nawe impamvu yakomojeho cyane ku bitera abantu bakuru kongera kwitwara nk'abana, yavuze ko bituruka ku kuntu baba barabayeho mu myaka yabo y'ubwana. Umuntu mukuru akarwanirira guhaza ibyifuzo bye byapfukiranywe by'ahashize, agashaka uburyo yakongera kubihaza amaze gukura, agashaka kuziba icyuho cy'ibyo bintu byapfukiranywe rimwe na rimwe mu nzira za cyana aho kubyitwaramo nk'umuntu mukuru. Umubabaro baba baragize bakiri bato, guhangayikira ikintu cyane ntibakibone cyangwa ibihe biteye ubwoba banyuzemo, nibyo byongera kugenda bigaruka muri bo bamaze gukura. Ikindi twese tugendera ku ihame Sigmund Freud yise pleasure principle, bisobanuye ko twese tubaho dukurikiye umunezero, ariko rimwe na rimwe amategeko atugenga, umuco n'ukwemera byo mu duce n'ibihugu dutuyemo hakaba igihe bitubera inzitizi, ariko nanone ukaba wasanga biba binafite ishingiro. Hamwe tugashaka guhaza ibyifuzo byacu byihariye, ariko kubihuza n'ibyo abandi tubana nabo bikatubera ingorabahizi. Mu byiciro bitanu umwana uri munsi y'imyaka 20 aba agomba gucamo akivuka, mu bushakashatsi bw'igihe kirekire Sigmund Freud yakoze, yabonye ko ari byo bikunze kugenga imyitwarire y'abantu benshi kugeza bashaje. Iyo kimwe muri ibi byiciro umuntu atabiboneyemo umunezero uhagije ngo bimugendekere uko bikwiye, byanze bikunze mu gihe cyo mu myaka ye y'ubukure birongera bikagaruka, ukabona yongeye kwitwara nk'umwana kandi ubona amaze kuba umugabo cyangwa umugore ubyiruye abasore n'inkumi. Sigmund Freud rero avuga ko ibi bihe bitanu umuntu acamo mu gihe cy'imyaka 20 uhereye akivuka, avuga ko nta na kimwe umuntu aba agomba gusimbuka. Kuba hari icyo umuntu yasimbutse abigereranya n'abasirikare bari ku rugamba. Avuga ko iyo urugamba rwa mbere barutsinze neza, gukomeza gutera intambwe ijya imbere barwana biborohera, ariko iyo urugamba rwabanje barutsinzwe bacika intege, bakagira ubwoba bw'uko bashobora kongera gutsindwa, rimwe na rimwe bagasubira inyuma. Ibyo byiciro bitanu rero umuntu acamo kuva akivuka kugeza agize imyaka 20 ni ibi bikurikira. Oral phase nicyo cyiciro cya mbere. Ni icyiciro cyo kuva umwana akivuka kugeza agize amezi 18, aho ikintu cyose umwana afashe agishyira mu kanwa kuko nta kindi kintu aba azi bagikoresha. Iyo muri iki gihe cy'amezi 18 umwana atabashije kugaburirwa neza uko bikwiye, ntiyonke bihagije cyangwa ngo abone imfashabere, iyo amaze gukura arongera akagira ibibazo byo kugira imyitwarire idasanzwe imbere y'ibyo kurya. Hamwe akaba yazajya agira ikibazo cyo kwanga kurya kuko wenda muri aya mezi bagiye bamuha ibirenze ubushobozi bw'umubiri we, cyangwa akazajya agira ikibazo cyo kurya birenze ubushobozi bw'umubiri we kuko muri iki gihe aba atarabashije kugaburirwa ngo ahage. Umuntu wabayeho muri ubu buryo ashobora kugera mu myaka ya za 30, 40 ndetse no hejuru yayo, n'ubundi agakomeza kugira cya kibazo cyo guhora yumva ahangayikiye ibyo kurya cyane, ku buryo ashobora kuba ari umuntu wifite, ari wa muntu warenze kure bya bibazo byo hasi byo kwibaza ngo uyu munsi ndakuraho ifunguro rya saa sita koko, mbega tuvuga ari n'umukire, ariko ugasanga aracyagira cya kibazo cyo gufata ibyo kurya birenze ubushobozi bw'igifu cye. Tuvuge wenda nka nyuma yo gufata amafunguro ya saa sita agakunda guhita ananirwa gukora akazi akamera nk'urwaye, cyangwa se nijoro agafata amafunguro arenze urugero bigatuma ananirwa gusinzira, akarara atonikara mu nda, kandi akazajya avuga ati ibi bintu nzabigenza nte ngo mbireke koko, njye mbasha gufata amafunguro atankurura ibibazo. Ubundi akagira ati sinzabyongera rwose ndabihagaritse, nzajya nitwararika sinikururira ibibazo, ariko undi munsi akabisubira, ukabona nawe bimubangamiye, ariko agakomeza akazajya yisanga agira ibibazo byo kurya akagwa ivutu. Urumva ko biteye isoni kubona umuntu wifite, yewe wanabasha gutunga abantu nk'ijana babiwe, ariko agakunda kugira ikibazo cyo kugwa ivutu. Hakaba n'igihe byanga ibyo yari akabigarura. Iyi ngeso rero yo kurya birenze urugero cyangwa guhorana umutima uhagaze kutari buze guhaga, kandi bikaza kurangira n'ibyo wari kurya byakunaniye, bigakomeza gutya ukazajya ubura ubushobozi bwo kumenya urugero rw'amafunguro ukwiye gufata, ukagira umutima uhagaze ku byo kurya, biva ku kuba utarigeze ugaburirwa neza muri cya gihe cy'amezi 18 ukivuka. Bikaba bijya binazana uruhurirane rw'indwara zo mu mutwe zituruka ku myitwarire idasanzwe imbere y'ibyo kurya bita eating disorders. Imwe muri izi ndwara itera bamwe mu bantu kugira umururumba ndetse no kurya birenze urugero bayita bulimia nervosa. Iyi myitwarire rero akenshi ijyana no kwikunda bikabije, aho usanga umuntu aba yifuza ko abandi bamwitaho ariko we ntagire uwo yitaho, akararikira guhabwa ariko akagorwa no kurambura akaboko ngo aha abandi. Abantu bagize ikibazo mu bwana bwabo kandi cyo kutonka no kugaburirwa neza mu gihe cy'amezi 18 bakivuka, bakunda gutamira intoki cyane, kurya inzara, gutamira ibintu bitandukanye nk'imifuniko ya za fanta cyangwa ya za byeri n'ibindi nk'ibyo. Ikindi yari nk'umugabo usanga akunze gushaka gutamira zimwe mu ngingo z'umubiri w'umugore we, cyangwa n'umugore we ugasanga akunze gushyira mu kanwa zimwe mu ngingo z'umugabo we nk'intoki n'ibindi nk'ibyo. Abantu banagize iki kibazo kandi mu bwana banakunze kubatwa n'inzoga ndetse n'itabi, bakagira n'ingeso yo kuvugaguza cyane. Kuvugaguza nshatse kuvuga ni indwara yo kuvuga byinshi bidafite umumaro kandi mu gihe kidakwiye.
ku buryo umuntu ashobora kugera ubwo yikora agaterura ikiganiro ku bantu bahuriye nawe nko muri bisi cyangwa ahandi hantu, akababarira inkuru zitabareba, bakamwinuba bimwe yagakwiye kubabona, agakomeza akababwira ntabashe kubona ko yababangamiye. Naho uwavuga byinshi byubaka nta cyabingana. Muri iki gihe nibwo umwana aba akeneye guhorahozwa, kuzembagizwa no kwereka urukundo rwinshi, kuko aba atari yagera mu gihe cyo kwigishwa. Iyo muri iki gihe rero cy'amezi 18 atigeze abyinirirwa cyangwa ngo ateteshwe cyane nk'umuntu ugihabwa ikaze mu buzima bushya, aribyo bakunze kwita affection maternelle, niho hahandi uzasanga nk'umuntu mukuru yitetesha cyangwa akipfusha ubusa nk'abana. Enophase nicyo gice cya kabiri. Mu gihe cya enophase nibwo umwana aba atangiye kumenya gukoresha inzungano ze z'umubiri. Iki gihe gitangira umwana afite amezi 18 kugeza ku myaka 3. Muri iki gihe umwana kwituma no kwihagarika aba yumva bimunejeje cyane, abikora yumva ari ibintu byiza. Iyo muri iki gihe umwana yagiye yigishwa neza uko babigenza, ashatse kwituma batamukuye umutima ngo bamutuke cyangwa ngo bamukubite, yaba yamenye kuvugira igihe ko ashaka kwituma, bakamushimira ko yakoze igikorwa cyiza. Iyo amaze gukura avamo umuntu ugira isuku cyane. Ibintu bye yaba mu biro no mu rugo haba, ugasanga bihora biri ku murongo. Agakorera ku gihe, akamenya kugendera ku mategeko. Ikindi kandi abana baciye muri iki gihe neza banamenya gukoresha neza umutungo wabo. Iyo rero umwana muri imyaka mwakunze kuzajya mumukubita mu gihe yinyariye cyangwa se yagiye yituma aho abonye hose, ntimumwereke neza uko basaba po cyangwa bajya habugenewe, cyangwa yaba yabashije no kuvugira ku gihe ko kuri we naho mwamweretse yihagarika cyangwa yituma akabigenza neza atahanduje, ntimumushime. Iyo amaze gukura atangira kugira imyitwarire imeze nko kwigumura, agatangira kwitwara nka kwa kundi afite imyaka 3 yari ameze. Ugasanga abaye wa muntu mukuru utajya wikorera isuku avuye mu bwiherero, kabone yewe nubwo yaba ari umuntu ujijutse akaba yava mu bwiherero agakaraba asa n'uwikiza. Ukabona akunda kwanduza ubwiherero cyane, byaramunaniye kubukoresha neza. Agakunda kwanduza imyenda ye cyane cyane y'imbere, akagira umwanda wo ku mubiri, ndetse naho aba ugasanga hari akajagari n'umwanda mwinshi. Hakaba n'igihe yongera kuzajya nyara ku buriri kandi ari umugabo cyangwa se umugore wubatse. Hari n'abandi bikandi bizanira uburakari budasanzwe, ku buryo uhita ubibona neza ko ubwo burakari bagira budakwiranye n'imyaka yabo. Ukabona nka nyuma y'agakosa gato cyane akorewe, umuntu w'imyaka 30 cyangwa 20 arijugunya cyangwa arivumbuye nk'abana bato. Akaba yajya nko mu iguriro ry'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, agasaba nk'icyayi wenda bamutindiraho gatoya, akabatangiye gutuka abaseriveri kandi ubona bidakabije rwose. Cyangwa nka mudasobwa yagira ikibazo arimo kuyikoresha, akaba arijugunye cyangwa akaba yayikubita ku kibambasi. Twabonye ko abana bari mu kigero cy'imyaka 2 kugeza ku myaka 3 baba ari abashakashatsi. Umwana kumva ashaka kumenya ibintu byose. Ukabona afashe nk'igikombe akagenda agikubita hasi buri kanya ngo yumve ukuntu gukubita hasi igikombe bimera. Ugasanga amennye nk'amazi hasi ashaka kureba uko kumena amazi bimera. Bakagira n'ubwoba bwinshi, hamwe umwana bashobora kubona igicucucucu cye akabona kimeze nk'umuntu. Akaba yakwanga gusuhuza abashyitsi kubera isoni. Rimwe na rimwe akaba kinarira umubyeyi cyangwa undi muntu bamenyeranye agiye nk'ahantu akamusiga mu rugo. Ibi biba bigaragaza ko umwana yatangiye kugira ubwenge n'amarangamutima ye atangiye gukura. Iyo muri iyi myaka rero umwana amarangamutima ye batayubashye neza, agakurira ahantu buri kintu cyose kibaye bamucyaha, yanarira bakamukubita, iyo amaze gukura arongera akagira imyitwarire imeze nko kwihorera kubera umubabaro aba yagize muri iki gihe cy'ubwana. Akagarura wa mujinya yagizeho kutisanzura, kudahabwa urukundo no kuterekwa inzira z'ukuntu ibintu bikorwa, akabitura abandi bantu bari kumwe nawe. Ikintu kiza abashakashatsi bavuga kuri abantu baba baragiye bagira ibibazo muri iki gihe cyo kuva ku mezi 18 kugeza ku myaka 3, ngo nuko bakunda kugira ubuntu cyane. Tugeze mu cyiciro cya gatatu, aricyo cyitwa phallic phase. Iki cyiciro umuntu akijyamo guhera ku myaka 3 kugeza ku myaka 6. Aho umwana batangiye kumenya ibice bye by'umubiri, amaze kumenya itandukaniro ry'umubiri w'umugore n'uw'umugabo. Iki gihe rero nibwo umwana w'umuhungu atangira kugira ibyitwa Oedipus complex cyangwa complexe d'Oedipe. Muri iyi myaka umwana w'umuhungu aba akunda nyina cyane kurusha se. Muri iki gihe mu rugo haba hari ibimeze nk'amarushanwa. Umwana w'umuhungu akitwara nka se, agatanga amategeko mu rugo yifashe mu mifuka yazamuye intugu kugira ngo nyina mukunde cyane. Ku bana b'abakobwa bo iki gihe bakita Electra complex. Ntago bo cyitwa complexe d'Oedipe cyangwa Oedipus complex. Umukobwa iyo ageze muri iki gihe atangira kuzajya yiringaniza na nyina. Ugasanga arimo kwigera imyenda ya nyina, agashaka no gukora uturimo two mu rugo, nawe ameze nk'uri mu marushanwa kugira ngo isa mukunde cyane kurusha nyina. Kubera ko biba bidashoboka ko umwana w'umukobwa yaba umugore wa se cyangwa w'umuhungu ngo abe umugabo wa nyina, ibi byiyumvo bibabyara ibibazo mu gihe aba bose baba bamaze gukura.
Iyo batafashijwe muri iki gihe ngo buri mwana ahabwe amakuru n'ababyeyi be ajyanye n'umubano wihariye wa se na nyina kugira ngo uyu mujinya n'ifuhe bimushiremo, hari igihe bakura ukabona habaye bya bindi bita amahano, umukobwa akaryamana na se, cyangwa umuhungu ukabona atangiye kuzajya ararikira mushiki we usa na nyina. Ubundi umukobwa kandi akagira icyifuzo cyo gutunga abagabo benshi kuko ababona ko ubugabo bwabo aricyo kintu cyatumye nyina akunda se. N'umuhungu nawe akumva yatunga abagore benshi kubera ko umugore wa mbere yakunze mu buzima bwe agitangira kubaho ari we nyina, bitashobotse ko amubera umugore agahitamo kujya mu bagore benshi asa n'uwihorera. Uko ababyeyi baba bakunda abana babo kose, ibi bihe babicamo kandi bakagira ibyiyumvo nk'ibi. Gusa mu bushakashatsi bwakozwe ku bantu benshi babana, basanze ko abagabo bashatse abagore basa na ba nyina bakunze kubakunda cyane bakanabagirira imbabazi. Kimwe nuko n'umukobwa nawe iyo ahuye n'umuhungu usa na se cyangwa bafite ibindi bintu byinshi bahuriraho amukunda cyane. Umwana w'umuhungu wigereranya na se n'uw'umukobwa wigereranya na nyina, ku rundi ruhande biba ari ibintu bishimishije mu rwego rwo gusetsa. Ari nk'uko umwana muto yakuze iruhande akagutunga akabunda k'agakinisho mu mutwe, ariko ibi biba bifite igisobanuro kitari ugusetsa gusa. Abana b'abakobwa n'ab'abahungu bo muri iki kigero iyo bagereranije usanga abakobwa baba bakunda ba se cyane banabafuhira kurusha uko biba bimeze ku bahungu na ba nyina. Kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 6 umwana aba yinjiye mu cyiciro cya 4 aricyo cyitwa latency phase. Muri iki gihe abana nta kibazo baba bakigira mu mitekerereze yabo yerekeye ku mubano w'abadahuje igitsina. Baba bageze mu gihe cyo gukunda imyidagaduro cyane, wa mwanya bamaraga umuhungu atekereza ukuntu ise yamutwaye umugore wari we nyina, n'umukobwa babazwa n'ukuntu nyina yamutwaye umugabo we ari we se, byose bisimbuzwa no kubaka ubucuti n'abandi bana bashya baba batangiye guhura nabo, kuko aribwo abana baba batangiye ishuri. Hakaza kunguka ubumenyi mu bindi bintu bishya, byaba ibyo bakuye mu masomo cyangwa ibyo bigira hagati yabo na bagenzi babo, ndetse no kubona ibindi bintu byinshi bakunda akenshi bikubiye mu myidagaduro. Ariko nubwo ibibazo byo mu cyiciro cya 4 biba byaracururutse, ntibiba byararangiriye aho, kuko byongera kubyuka igihe imibiri yabo iba itangiye kwifuza imibonano mpuzabitsina. Icyiciro cya nyuma mu byo Sigmund Freud yagaragaje umuntu acamo mu mikurire ye gihera mu bugimbi n'ubwangavu kugeza mu mabyiruka ye. Iki gihe ni ukuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 20, kikaba cyitwa genital phase. Iki gihe abana baba bakeneye ubwisanzure budasanzwe, ku buryo aba yumva binashobotse umubyeyi atakabaye azi iruhande rwe ngo amuhe amabwiriza n'amategeko. Iyo umuntu mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi bwe hamwe bamwe baba batangiye kugira inshuti z'abahungu n'abakobwa, we ntabona abo bakundana nabo. Niba ari nk'umukobwa akaba mu gihe cy'ubuto bwe abahungu bataragiye bamwitaho akabona barivugishiriza abandi bakobwa, cyangwa se bakamwishisha, umuhungu nawe ugasanga abakobwa agerageje gutereta baramwanze kubera impamvu zitandukanye. Iyo amaze gukura kubera umubabaro aba yaragize mu gihe yakeneraga urukundo kuba badahuje igitsina ntarubone, asubira inyuma akajya kuyivura ashakisha bya byishimo yabuze mu mabyiruka ye, nk'uko umuhanga Sigmund Freud abigaragaza mu bushakashatsi bwe. Ibi ni bimwe mu bituma umuntu agera mu myaka za 50 na 60 ukabona atangiye kujya gutereta abakobwa b'imyaka 19, 20 gutyo, asunitswe n'umubabaro yagize mu gihe wenda akiri mu mashuri yisumbuye cyangwa secondaire atabashije kubona urukundo ruhagije kuba badahuje igitsina. Hamwe akabikora asa n'uwinezeza yivura, hakaba n'igihe haziramo kwihorera ku bakobwa bamwanze akibyiruka. Abandi kuko muri iyi myaka y'ubugimbi n'ubwangavu umuntu yigezemo aba ashaka ikintu yakora kimutandukanya n'abandi, akagerageza ibintu byose nk'imikino, gucuranga, kubyina, ubunyamideri, kwisanisha n'abayobozi, agahirimbanira kuba uwa mbere mu ishuri, yaba nk'uwa kabiri uwa mbere wenda yamurushije nk'inota rimwe akenda kwiyahura. Ibi biratwereka neza ukuntu abantu bageze muri iyi myaka baba bakunda ikuzo no gushimagizwa cyane. Akaba ari nayo mpamvu ibi bintu atabashije kubibona muri iyi myaka bigarukana indi shusho mu myaka yabo y'ubukuru. Nubwo ibi byose baba babishakira mu bintu bitandukanye, ariko umuhate wabo wose umuhanga Sigmund Freud avuga ko ushimwa kuva kubo badahuje igitsina, ariko kugira uruhare runini mu gusunikira urubyiruko n'ingimbi kugira umuhate udasanzwe wo guhirimbanira gukora ibintu bidasanzwe. Urugero nuko muri iyi myaka y'ubugimbi hari nk'umukobwa waba warifuje ko abahungu nawe bazajya bamwitaho bakamutereta ariko ntibikunde, hamwe agafata umwanzuro wo kwiyemeza kwiga cyane, akavuga ati aba bahungu batereta abandi bakobwa ngewe ntibandebe nirihumye, nzabarusha mu ishuri mpaka bizarangire nanabaye umuntu ukomeye nanjye bazampfukamire. Birumvikana ko izo mbaraga akoresha mu ishuri akenshi niyo ageze hanze akomeza kuzikoresha akanatera imbere. Noneho yamara kugira ubushobozi hakaba igihe niba ari nk'umuyobozi cyangwa undi muntu wubashywe mu buryo runaka, ugasanga nko mu myaka 45 cyangwa hejuru yayo atangiye gukundana n'abahungu abyaye akanaryamana nabo, cyangwa se nubwo ataryamana nabo ariko ugasanga mu buyobozi bwe atonesha abasore akanihanganira amakosa yabo kurusha abandi bantu b'igitsina gore ayobora. N'umuntu w'igitsina gabo rero nuko biba bimeze.
Sigmund Freud mu bushakashatsi bwe yagaragaje ko uko umuntu agenda aca mu bintu yumva umutima we ukeneye kugira ngo ahaze kwifuza kwe, ntabikore cyangwa se ntanabiganireho n'abandi ngo abone inama zimufasha kubihinduraho imyumvire mibi yaba bifiteho, ariko biba bizagarukana ubukana bwinshi ku buryo hari naho bigera bikarenga rwa rugero abantu baba babasha kuyobora. Niho usanga nk'umuyobozi ufite ubuhanga isi yose yemera, ariko ugasanga arakazwa n'ubusa ku buryo gucika ukamuca mu ijambo gato biba bingana n'urupfu cyangwa kugusibira amayira yose. Ugasanga umuntu ari umugabo w'ibigwi utatse ikuzo mu gahanga n'icyubahiro, ariko ugasanga yarabuze imbaraga zamubuza kugaragaza ubwambure bwe imbere y'umwana w'umukobwa yakabaye abera umwuzukuru. Undi nawe ukabona abyiruye abasore n'inkumi, ariko ugasanga arimo kwitetesha akeneye ko nawe bamuhorahoza bakanamutetesha, kandi ari we wakabaye yuzuza izi nshingano nk'umubyeyi. Ikibazo gikomeye nuko bamwe mu bantu bakiri bato baba bashaka kwitwara nk'abantu bakuru, n'abantu bakuru nabo bagashaka kwitwara nk'abana. Bamwe bakanga kugaragaza imyaka yabo, abandi bakibagisha imibiri yabo kugira ngo barusheho kugaragara nk'abantu bato. Hakaza no kwanga gutanga ibitekerezo kugira ngo batumva ko aciye akenge, bigatuma bakurikirana imyaka ye n'ibindi nk'ibyo. Umuhanga Sigmund Freud avuga ko iyi myitwarire hari igihe imara igihe gito umuntu mukuru arimo kwitwara nk'abana, ariko nyuma bikazahagarara cyangwa akazakomeza kwitwara gutya kugeza ashaje. None nyuma y'ibi bibazo uko twese tubona ko hari aho twagiye twisanga, hakorwa iki? Kuvuga ngo umugabo ukuze akundanye n'umukobwa abyaye, cyangwa umugore akundanye n'umusore ungana n'abana be, cyangwa se umuntu mukuru ukeneye guteta mu gihe afite aho atetera, tubyite ikibazo mu gihe ari byo bituma umuntu yumva aguwe neza akanishimira ubuzima. Dukuyeho umuco w'igihugu runaka, ukwemera se cyangwa se amategeko yashyizweho kubera impamvu zifitiye benshi akamaro, buri muntu uburenganzira bwe bukwiye kubahirizwa mu gihe butabangamiye ubw'abandi. Ku bijyanye n'imyidagaduro, abantu bakuru cyane cyane bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakunze kugira ibibazo byo kutidagadura uko bikwiye, kandi ari bimwe mu bintu bifasha ubwonko gukora neza kurushaho. Mu bintu bimwe abantu bakuru batagakwiye kwiyima ni ukunezerwa kugeza ubwo bamera nk'abana bato, kuko gufata igihe kingana nk'amasaha 2 cyangwa 3 ukanezerwa, ukabyina, ukaririmba, ukageza ubwo wiyumvisha nk'aho wageze mu gaparadizo gato, nibuze nawe uba ufashe igihe cyo kwihemba, kuko n'ubundi ntabwo ari wowe ibibazo byose byo kwisi bigarukiraho. Nawe uba ukeneye kunezerwa ndetse cyane. Abantu bakuru bundi ahantu batanira n'abana bato ni ugushyira mu gaciro aho gukoresha amarangamutima cyane. Gusa ka muntu n'ubundi gakomeza kuturanga, kuko usanga buri gihe twongera ubushobozi bwo guhimba uburyo butandukanye tugaragarizamo ko ibintu runaka byakozwe hatagendeye ku marangamutima, ariko kenshi niyo akunze kwiganza mu migenzereze yacu yose. Hari bamwe mu bavura mitekerereze bashyigikiye imyitwarire y'abantu bakuru bitwara nk'abana. Umwe muri bo ni umuhanga mu mitekerereze ya muntu unazwi cyane witwa Carl Jung. Avuga ko niba hari ibyo umuntu yasimbutse mu bwana bwe, akwiye kubyiha mu gihe bishoboye amaze kuba mukuru. Urugero, niba atarigeze abona umwanya wo kwidagadura no gukina n'abandi muri cya gihe cy'imyaka 3 n'itanu, akaba ari bwo abona umwanya wo gukina no kwisanzura ageze mu buzima bumworoheye, ati uyu twagakwiye kumurekera uburenganzira bwe. Ati kandi abantu bakuru ntabwo twagakwiye kubuzwa uburenganzira bwo kubaho no kwinezeza uko tubishaka mu gihe nta mategeko twishe. Ati kuko tuba twarabayeho igihe kinini dukora imirimo ituvuna cyane, twaresheje imihigo tukanagirira benshi akamaro. Ati ikintu kidutandukanya n'abana gusa nuko tugaragara mu mibiri y'abantu bakuru. Ati naho ubundi turi bo rwose. Ati kwambara no kwishima biroroshye kubyumva ko nta hantu bihuriye n'ubukuru bw'umuntu cyangwa ubwenge bwe, kuko nta muntu wahagarara ngo yemeze ko imyambaro y'umuntu ari isobanura ibitekerezo bye cyangwa imico ye. Ntabwo buri gihe umuntu wese wambaye costume aba ari umunyabwenge cyangwa azi gushyira mu gaciro. Nta nubwo umukobwa wese wambaye ijipo ngufi cyangwa uzi kubyina imbyino zigezweho bisobanuye ko aba yicuruza. Kuko kugira ngo umuntu mukuru agaragare nk'umwana ni igihe ubona aba yatangiye guhunga ibibazo mu gihe yakagombye kubahangana nabyo. Imyitwarire y'umuntu uwo ari we wese ishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogera uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe, kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi, niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, ukanze aho hasi gato ubona handitse ngo share. Murakoze.